Korode rwose mushumba ko watanze imyanya ukatwibagirwa. Harya minisitiri w'intebe ninde kuri YouTube? Neza cyeri ninde? Ya Korode abaho ubuzima bwuzuye nibyo narinde kuvuga. Njye ariko hari ibintu nshima kuri Pastor Korode. Nukuri. Buriya Korode ndamukunda cyane. Kuko arutaba pasiteri benshi nzi bagaragaza ko batameze nkawe kandi bakorera intama z'Imana ibi bikumurusha. Nimvuga ibintu nk'ibyo ujye ushyiraho akantu kakabazo n'agatangaro kuko haba hari mwana arize ikomeye cyane. Buriya abantu bateye nka Korode bose ndabakunda kabisa. Nubango araba pasiteri benshi aruta. Yego komana yanjye. Yibereho mu buzima bwuzuye. Amarangamutima ye nicyo atekereje acyexpressinga uko kiri. Mu gihe dufite abandi b'indyarya bagaragaza ko ari abera banamucira urubanza banamutuka ariko bakora ibibi byinshi byangiza umuntu w'imbere ndetse n'uw'inyuma. Nawe ara ibi biganiro byanjye ari kumva ibyo ndi gushaka kuvuga. Sindyarya. Pastor Claude sindyarya. Pastor Claude ntiyiyoberanye. Pastor Claude ikintu cyose atekereje kingana n'icyo avuze. Bene umuntu niyo yaba ari mu murongo mubi biroroshye kumugarura. Kuko umugarura ushingiye ku mirongo migari y'ibyo atangaza n'ibyo yamaze gushyira. Ntabwo ibintu Claude atangaza ku mateleviziyo ari we wenyine ubitangaza. Ahubwo bafite ikibazo cy'ukuntu bitangazwa na pastor. Umuntu afite iyo titre. Nukuri nta nicyo gusa ko ababatizwa bakomeje kuba benshi. Ishyaka n'umuhate w'ibiterane no kubaka insengero bikaba bigwiriye. Biri guturuka ku kingo ntihaboneke umusaruro w'ubwinshi bw'abakristo. Kuki uko abantu bakomeza kuza mu nsengero umuvuduko w'ibyaha utagabanuka. Ubu ngubu abakristo dufite muri Afurika ni benshi cyane. Yego. Kuruta ni Burayi no muri Amerika n'ahandi hose. Kuko aho hose turi kuvuga i Burayi no muri Amerika insengero zirafunze. Bivuga ngo uyu musaruro w'uko amadini ya gikristo yiyongera mu Rwanda. Uburyo kiyongera bari bakwiye kuba bameze nk'abari kubwira ribugo muracyakora iki? Kwa kazi kanyu turi kugakora muracyakora. Abanyabyaha twaba bafatiye abantu bose bahindutse abakristo. Kandi umukristo ntakora icyaha, ntakosa, ntajya muri ribu buri kanya. Bari bakwiye kuba babwira ribu ngo murabura iki ngo mufunge ama office yanyu ko abantu bose bari gukizwa. None ahubwo uko birunda mu nsengero bavuga ko bakizwa niko ribu iri gufungura ama office hirya no hino y'akazi. Niko sitasiyo za ribu ziyongera. Niko sitasiyo za ribu ziyongera. Buri gihugu n'umuco wacyo, buri bwoko n'imyitwarire yabwo. None esheki yabayeho ikomeye. Abantu benshi bahamagawe kubwiriza ubutumwa bwiza mu bihe bitambutse ndetse n'ibiriho ubu. Nta rusengero urinjamo bakakwakira na protokoli iteye ubwoba ukikanga. Nta rusengero urabona umushumba yinjira ku gatute bakamuha icyubahiro wowe wicaye mu ntebe akaba ari wowe ugira ubwoba. Ukibaza ngo Yesu Kristo mu ijuru ari kureba gute ibi bintu biri gukorerwa umwana w'umuntu. Yajya gusohoka mu modoka bakamukingurira n'abapotokole benshi cyane begezeyo abantu atumwegereyo intumwa y'Imana irinjiye. Ese icyo gitinyiro mwahaye umushumba ni nako mutinya ubwami bw'Imana. Uzi ko hari abantu bashaka kuzahura n'abandi mu ijuru bakikanga. Ese nawe waje buryo wahageze ute? Ariko n'ubundi buryo ngo mu ijuru tuzatungurwa. Hari ibintu nka 3 cyangwa 2 bizatungura abantu mu ijuru. Ibyo byaturutse ku ikosa ryabayeho ryo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abantu badafite intego yuko abantu bahinduka abakristo, ubwo bafite intego yuko abantu bahinduka abayoboke kuruta kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Ibyo bituma abantu bakura biga ijambo ry'Imana nabi uko ritari. Wafata nabiri ugiye kwigisha ijambo ry'Imana ukigisha ushingiye kuri discipline itorero ryanyu mwasizeho ariko ntushingiye kuri doctrine n'impamvu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubwo wajya kwigisha abantu ugafata isaha amasaha 2 uri imbere abantu uri kubigisha uko bakwiye kwambara. Mwashatse ko baba bakristo bagenda uko mwe mushaka, ahubwo ntimwigeze mubacura ngo bagenda uko ijambo ry'Imana rishaka. Agenda nkuko Kristo yagendaga, yitwara nkuko Kristo yitwaraga, aganira nkuko Kristo yaganiraga.
ntabwo tumubwirwa n'uko yambaye, kuko bamwe bagize ngo mu myambaro no habitse agakiza, cyangwa uko twitwara. Bamwe bapfumuye amatwi, abandi batayapfumuye, abandi bafite imisatsi igwiriye, abandi bafite natireri. Bituma tubyibeshya aho twabirebesha amaso y'umubiri kubera kugorwa na disipurine. Ntibakigisha abantu bashaka ko bahinduka abakristo ba Kristo, ubwo barashaka ko bahinduka abayoboke, kubera ko mu madini naho amwe n'amwe hajemo spirit of capitalism, umwuka wo kwikunda, kugira umubare mwinshi w'abateranira iwawe bingana n'amafaranga menshi, kuko people equal money. Bakristo bene data muri iki kiganiro cya BKM, ndagira ngo mbibutse ko Yesu Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo. Yes, reka nanjye mbasuhuza mwese abadukurikiye. Ni byagaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndabashimiye aho mwamuherereye. Ushobora kuba udukurikiye hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nk'i Burundi tuhafite abakunzi benshi cyane, tuhafite inshuti nyinshi cyane, yewe no muri za diaspora zitandukanye, aba hano ku mugabane wa Afurika, i Burayi, Amerika, Canada, Australia. Mwese reka tubifurize kugubwa neza kandi amahoro Nyagasani abane nawe. Kuri kamera ndi kumwe na BKM wa Yesu. Wa Yesu. BKM. Meze neza? Meze neza kabisa. Ariko ubundi kutarangurira. Shima Imana pe. Kutarangurira kandi. Ninjye wakwise BKM wa Yesu. Kandi iryo zina mugani. Ako kantu ka Yesu ni wagashyizeho. Wagashyizeho. Erega wabonaga ndo wenyine. Wabonye ndo kwizerwa ngabira umurimo. None kutarashyiramo izina ryanjye kutarari. Oya ngiye kugutumira kuri channel yanjye BKM wa Yesu, uzutaramira abantu. Muri rya jwi ryawe ryiza, hari umuntu kare mwari mwicaranye nkajya numva ari kuguserereza, ariko ivode ko agira umumagaro wo kuririmba kuki batawukoresha. Oya basa n'uririmba bumve. Ibyuma byanjye nimbigaruza nzaririmba. Ibyuma byanjye barabyibye. Ariko ntegereje kubigaruza ubundi nkatangira orchestre kongereka. Se nibyo byago wagize ntitwabimenya. Ibyuma byawe barabijyanye. Barabijyanye sha. Sorry kabisa bishobora gutirirwa vuba. Bike handi so meze mute? Tumeze neza kandi nizere ko no kwisezerano TV umeze neza, ndetse n'abadukurikiye bose kuyoboka Mana TV. No kwenda bari amahoro, nta nkuru mbi turumva. Imana ishimwe. Turashima Imana ko twavukiye ku ngoma y'umwami Yesu Nyirimbabazi. Amina. Ngo iyo tuvuga ku ngoma ya Satani ntabwo tuba tukibuka. Neza. Hari igitero cy'indirimbo, cy'iyo ndirimbo kijya kimpa message cyane. Ngo none ubu ngubu ngo baba badutapfunira itabi, ngo amajosi n'amaboko ngo byuzuye impigi, ariko umwami Yesu Kristo yabidukuyeho. Ngo ubu turishimye, nanjye ndishimye, ndanezerewe. Sinishimye kuko ndi mu isi nezerewe, ndi mu isi y'ibibazo itsindagira cyangwa itsikamira abandi nk'uko nanjye ibikora, kuko iyi si niho hantu tubasha gusangira imibabaro, kandi rimwe na rimwe tukayikonsoma ku gipimo kingana n'ikirutana. Uyu munsi hari ufite ikibazo gitandukanye n'icyo ufite, hari n'ufite ikibazo gitandukanye n'icyo mfite, ariko turashima umwami Yesu Kristo ko ari umwami w'amahoro. Yaraje nyine arayaduha ku buryo duhuye n'ibibazo duhita turirimba ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Urukundo rw'Imana ruratugose. Niyo mpamvu uyu munsi tuvuga twishimye kandi turi mu isi y'ibibabaza, nuko twamenye ko Kristo ari igisubizo cy'ikibazo cyose twahora nacyo, kandi ari umwami tukamwizera nk'umukiza w'ubuzima n'ubugingo bwacu. Niyo mpamvu tudaterwa isoni no kumuhamya, kandi nawe ntaterwa isoni no kwitwa data wa twese. Kombwirije tangiriye ahantu haremereye. Tangiriye ahantu hakomeye. Kombwirije karabaye. Ni ikiganiro cyanjye ushaka kuza kugihindura. Kombwirije ushaka kuza kugihindura ikibwirizwa. Aha. Yes. Siko rero umuntu w'inshuti y'umugabo bita Pastor Claude. Claude se bimeze ute ka? Pastor Claude ngo yarayateye wa mushumba wanjye nkunda cyane. Yarayateye kude. Claude. Eko. Ariko oya, uretse gato ya tutarakomeza ikiganiro. Hamagarira Claude. Wowe uramuhamagarira mw'iki kiganiro. Pastor Claude atanga imyanya nyibagirwa. Oya nukuntu twaruhanye ko ngewe mpamagarira Claude mw'iki kiganiro ansobanurira ukuntu atanga imyanya rwose agaha ba Ezekiel na ba Justin n'abandi akagabira abantu. Namubonye rwose n'igazeti yicaye kuri televiziyo, ubwo niwe uncokoje ari kuvuga ati rwose Rwema ngukuyeho, ariko yamukuraho nawe ari gusezera. Imana mu biganiro byose byansekeje kuva nagera kuri YouTube. Kiriya kiganiro nicyo cya mbere kabisa, ahubwo mbariza Claude ngo ko wibagiye BKM nk'umusesenguzi
baba we iyo nimero idaciye mirambabaje nimero ya perezida rero perezida w'imihanda nimero yise yanga niko nimero ya perezida w'imihanda ntabwo bishoboka rwose atorwe mu ijoro rimwe telefone ziveho mbese tuvuge ko ari kudeta se bakaba bamuteye kudeta nawe nta yindi nimero Korode afite uri guhamagariye njyewe ndashaka kubaza Korode ko hari kundira i Kigali icyo ukora ariko social media abanza iryoha kabisa Korode rwose aragira uti bana banjye mbahaye imyanya ngo hari minisitiri hari nimero iherwa na 54 niyo uri guhamagara guhamagarwa iherwa na 97 hamagara iyo yindi wumve niko Korode rwose mushumba ko watanze imyanya ukatwibagirwa harya minisitiri w'intebe ninde kuri YouTube ntago mbizi neza cyeri ninde Korode rwose ese niba yamugize minisitiri w'iki Korode tuzamukumbura kabisa ariko Korode abaho ubuzima bwuzuye ntabwo azi kwihisha azi kwerekana isura ye ya nyayo ndabona nayo ntayiriho ntabwo yiyoberanya Korode ntayiriho nayo mwihorere ntacyo message yayumvise mumbariza ati ke muramushyira uramugira meya w'imihanda uramugira basi se yampaye ngahagararira umuziki ariko cyangwa akugire perezida w'abasore banze gushaka batabyumva avuga atuma byumva nyaboneka ntabwo naba ndi perezida w'abasore kuko hari abanduta benshi cyane batarashaka ariko rero n'abafashe ibyemezo byo kutabikora kandi koko si oya buretse gatoya ubivuze nabi mbikosora ntabwo nanze gushaka kirenze ko wabyanze kuko nta kimenyetso na kimwe gihari cyerekana ko nanze gushaka ahubwo sindashaka nyine sindashaka kuko igihe kitaragera cyo gushaka kandi igihe bakimezira in terms of different things hari ushobora kukimezira mu myaka iyo ndayifite bibaye birerwa mu myaka naba narabyanze hari ababimezira mu marangamutima hari ababimezira mu mahitamo hari ababimezira kuko igihe cy'Imana kitaragera none se muri byose kuri wowe ni iki kibura njyewe harabura igihe ni question y'igihe n'ukuri ushobora kumva nejo bibaye nibigwa mu rushinge gutya kuko ibintu bishobora gutuma umuntu atihutira gushaka ni byinshi hari impamvu bwite hari impamvu z'ijuru sibyo nizo ngizo zikomeye iz'umuntu ku giti cye ni impamvu z'ijuru kujya kutubeshya oya ndi kukubwira ngo ndi kugupropose ibintu bishobora gutuma umuntu atinda gushaka niko society ibyita hari impamvu bwite z'umuntu hari impamvu z'ubushake bw'Imana hari impamvu za time ntabwo we don't force time ikintu ntabwo ushobora guforce ikintu ngo kibe kuwa kane cyari kuba kuwa gatanu iyo ubiforcinze n'ubundi icyo gihe kigutega ikindi gihe kitari cyiza rero njye ndashima Imana ko muri ibyo byose mvuze impamvu ibitera byose ni impamvu zinyerekeyeho ziri bwite muri twa tuzi ko abana b'abapasiteri barongora kare wampa urugero se ndirwa nzi ngo barongoye vuba cyangwa n'abatinze abo batinze ni wowe wa mbere oya nijye uhagarariye wowe bahagarariye uhagarariye abasore nijye uhagarariye ikipe y'abasore bavuga kwa pasiteri banze kurongora bahumure mu minsi iri imbere mfite itangazo ryiza niko mbere kuva nkikumenya evode ko wanyibasiye niko perezida w'imihanda yakuntumyeho ese Korode nta kapozisiyo yakurebeye erega yahaye abantu b'inshuti ze yarabizi ko kiriya kibuga ntakigenderamo iyo firidi rwose ntago nyibarizwamo kuko ngo ni perezida w'amatiku kandi njyewe umurongo ntago uyu wari uw'amatiku yavuze ko ari Rwema none se si yo wamusimbuye se ubwo bahererekanya amatiku yaragiye kumutera kudeta undi ahita amubwira ati ariko n'ubundi burya umwanya ndawukugabira ariko n'ubundi yari yaje afite gahunda yo gutera kudeta agiye muri pozisiyo rero yari arimo urumva rero Korode abaho ubuzima bwuzuye nibyo narindi kuvuga njye ariko hari ibintu nshima kuri pasiteri Korode
ni ukuri uriya Claude ndamukunda cyane kuko aruta abapasiteri benshi nzi bagaragaza ko batameze nkawe kandi bakorera intama z'Imana ibibi kumurusha. Nimvuga ibintu nk'ibyo ujye ushyiraho akantu k'akabazo n'agatangaro kuko haba harimo analize ikomeye cyane. Buriya abantu bateye nka Claude bose ndabakunda kabisa. Abantu babaho mu buzima bwuzuye berekana abo bari bo bukuri kuko ibintu pasiteri Claude akora ntabwo ari ivugabutumwa. Uretse ntabwo ari ivugabutumwa ariko nabwo ntibigize ibyaha byo kumubambisha. Hari abapasiteri benshi aruta. Yego komana yanjye. Yibereyeho mu buzima bwuzuye. Amarangamutima ye n'icyo atekereje acyexpressinga uko kiri. Mu gihe dufite abandi b'indyarya bagaragaza ko ari abera banamucira urubanza banamutuka ariko bakora ibibi byinshi byangiza umuntu w'imbere ndetse n'uw'inyuma kurusha ko pasiteri Claude we yeretse isi uwo ari we wa nyawe. Ntabwo yihisha. Ndamukunda. Ntabwo yihisha. Claude yabwiye abantu ngo nguyunge kuri YouTube. Umuntu wese uje gusacinga pasiteri Claude abaza umuntu aje kureba arinde. Rero ndamushima ngiye simukritika ibindi abasigaye gushyiramo conscience n'ubwenge bwa muntu amenye ngo ndavuga iki ndakora iki ndi kubwira abande abazabyumva bazabyumva ute. Izo ni ingamba z'igiti zo ku muntu ku giti cye. Ibintu uvuze biri philosophique ukuntu kuravuze ngo hari abapasiteri benshi aruta. Yego kumana yanjye. Claude isi ntabwo ikwiye kumugiraho ikibazo. Ndamushimira ko yatweretse uwo ari we. Nawe ara ibi biganiro byanjye ari kumva ibyo ndi gushaka kuvuga. Sindyarya. Pasiteri Claude sindyarya. Pasiteri Claude ntiyiyoberanye. Pasiteri Claude ikintu cyose atekereje kingana n'icyo avuze. Bene uwo muntu niyo yaba ari mu murongo mubi biroroshye kumugarura kuko umugarura ushingiye ku mirongo migari y'ibyo atangaza n'ibyo yamaze gushyira hanze kuruta abashobora kwiyoberanya bakabindyarya bagakora amarorerwa n'amahano ku mukumbi kuruta pasiteri Claude udafite icyo atwaye abantu. Ibiganiro Claude akora nawe ni umugabo wo kubihamya. Ntabwo ari ivugabutumwa ni ibiganiro rusange nyine araganira. Araganira wari wamubona mu kiganiro aje yitwaje Bibiliya avuga ngo ngiye gusoma ijambo ry'Imana turiganireho. Yes ni ukuvuga ngo rero si ngombwa ko birirwa bamushakiraho cyane ivugabutumwa. Bamushakiraho ibiganiro. Yego komana yanjye. Kandi nawe twicaranye hano twakorana icyo kiganiro nkabimubwira rwose umurongo yubatse yeretse abantu wari we ukuri ntiyatubera indyarya. Uwo ni pasiteri Claude nyine nuko ari umushumba. Rero icyo nkiritika hari abantu babikurusha Claude mwita mubi batanabigaragaza bataza hano. Ubwo ni babandi bavuga ngo biyambitse bataza hano kuri YouTube please ngo biyambitse uruhu rw'intama. Claude ntabwo mukritika. Erega hari ikintu navuze ubwashize sinzi ikiganiro twari turi gushyigikira pasiteri Mutesi yagize anniversaire mu minsi yashize. Mbwira abantu hari abantu birirwa batanga amakomenti ku social media ko pasiteri Mutesi ngo nta butumwa bwiza ngo yigishe ngo bwa Yesu Kristo ngo avuga abantu ngo arivuga ngo yigisha ibikomere. Bro nta muntu bara inkuru y'urugendo atagenze nta nuvuga iby'umuhanda ataciyemo. Niba mu buzima bwa pasiteri Mutesi hari urugendo yagendanye n'Imana rw'ibikomere akomorwaga agakira cyangwa akaba ataranakira bikubiyemo message ya personal experience itari ya Yesu. Bikubiyemo message y'impamvu y'ubuhamya bwe ku giti cye yakomoresha abantu cyangwa yakoresha ngo abari guhura nk'ibyo yahuye nabyo cyangwa azahura nabyo babashe kumenya uko bazitwara muri urwo rugendo. Ibyo bintu rero akabitangaza atari kubitangaza kubw'umwami wacu Yesu Kristo ahubwo ari kubitangaza kubwa experience personnelle ye. Akabwira abantu ati nuhura n'umugabo bikawe beze gutya uzitware gutya. Nje sinagize amahirwe yo kubigerageza ngo binkundire iyo mbimenya ibi niba byarambayeho
ariko nk'uburiye hakiri kare. Izo ni inama nk'uko Pawulo yazigiraga itorero, yego, akabwira abantu ati buriya rero icyiza nabahitiramo, niba mubona kurya inyama kwanyu bigusha benshi, nabagira inama yo kutagira ute, yo kutarya inyama niba mubona bigusha abantu. Yaragize akababwira ati ariko ibyo mbibabwiye nka Pawulo, ntabwo ari kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Hari ibintu rero abantu bakora kuri social media tukabyitiranya, ntibigize ivugabutumwa ariko bigize realite de la monde, bigize ukuri ku isi, bigize inama, biryanyemo ibitekerezo byakwigisha abantu. None Pastor Claude Nyambona comment ze ku biganiro bye, abantu benshi bamutuka. Uzi ikintu batukira Pastor Claude Nyiguhishurira, nawe niba atarakiza kimenya. Ntabwo ibintu Claude atangaza ku mateleviziyo ari we wenyine ubitangaza, ahubwo bafite ikibazo cy'ukuntu bitangazwa na pastor. umuntu afite iyo titre Ni ukuri nta n'icyo gusa, abantu bavuga ibintu birenze ibya Pastor Claude ntiwababara, ariko batabona comment mbi, ahubwo bakiritika titre yambaye gusa abitangarizamo. Naho ubundi ibitekerezo bya Claude ni ibitekerezo nyine nk'iby'abandi bose. Ese ntihari igihe ureba ikiganiro cye unaniwe ukaruhuka, wumva hari ibyo ushaka ukabyunguka. Ni Claude njya mushimira ko atari indyarya, ko atiyoberanya, yeretse isi uruhande rwe rw'ukuri kandi abayeho mu buzima bwuzuye, ntabwo ashaka kwiyoberanya rero. Ahubwo ku by'imihanda n'abakomite y'imihanda na komite rero yampaye, ntabwo abashe kutwitaba, yampaye akanya nanjye gusabira umwanya, akanshinga umuziki, ariko ndaza kumugusabira umwanya. Namenyesha CEO wo muri Amerika wa YouTube, yamumenyesheje, yampaye kopi kabisa, si ukuveri barayicaranya ati bimenyeshejwe Mushumba. Anyway, Njyewe uramiki gusa nkeka ko atariyo mpamvu y'ikiganiro cyacu karakanyuzemo, sinzi wenda icyo twaviza aho ngo dufashe abantu b'Imana badukurikiye kuri stati ya WhatsApp. Basa avuga umuvandimwe ndaza kumubaza, noneho tugiye kuganira ku byavuzwe ku mastati. Claude arazana igazete y'ibitabo, wowe nawe urareba stati. Ariko byose nyine bidufatanyiriza hamwe kuza ni byiza cyane ko mu kiganiro cyanjye sinshobora kwemera ikiganiro cyanjye ndi gukora kirangira izina rya Yesu Kristo ritavuzwemo, ritamamaye, kuko niyo ntego, niyo nyungu yacu y'ukuri. Naho nk'ubu ibitekerezo amaze gutambutsa mu kanya nyine gashize, ntabwo bigize ivugabutumwa ariko ntibigize icyaha. Twaganiraga, abantu nabyo bajya babimenya rwose, hari uko abanyarwanda baraganira. Singaniriye nabi kandi nganiriye ibiri kuganirwa. Mu kanya wabona baza muri comment bikemo kusigaye uvuga abantu kandi abo badukikije, turarana nabo, tugendana nabo, twirirwa nabo. Ntabwo rero bari icyaha kuvuga ku bitekerezo runaka bitari ibya Bibiliya. Abantu bajya babimenya rwose, ni ukuganira. Ahubwo bajya batandukanya ikintu mugiye gukora ni ikiganiro cyangwa nivuga butumwa, ahubwo tugiye kuganira cyangwa tugiye kuvuga Imana. Tugiye kuganira ariko byose nyine turavugamo n'Imana. Kuri stati wavuze ngo mu madini amwe namwe abari abakristo ubu bitwa abakiriya mu buryo butaziguye. Data mubona biterwa n'iki? Ntekereza ko ntabwo ujya upfa kwandika ibintu gutya gusa, ntekereza ko ubyandika kuko wabitekerejeho. Siko ibyo bintu nyibukije ko ari njye wabyanditse. Ngo madini amwe namwe abari abakristo babaye abakiriya mu buryo butaziguye, cyangwa ni mu buryo buziguye? Butaziguye niko nanditse, niko wanditse. Ndi bize mu kiganiro tuze kuvugana. Evode tuganire. Ndashaka tuganira aha hantu, tuganire kabisa. Yego wabajije abandi ariko nanjye reka nkubaze avi yawe kuri iki kintu wanditse, cyangwa se ujya kubyandika wari wabitewe n'iki, wabikuye kuki? Mu madini amwe namwe abari abakristo ubu bitwa abakiriya mu buryo butaziguye. Yes, it is my code. Ninjye wabyanditse koko kandi ngiye kukubwira impamvu zanteye kubyandika. Yego. Ubwo ushatse ko ibintu nanditse mbihina biba development,
ubidevelopa kugira ngo bigirire itorero umumaro cyangwa abadukurikiye. Nsomera muri Yohana. John. Yego, Yohana ibice 14 umurongo wa 6. Yohana ibice 14 6. 14:6. Haranditse ngo Yesu aramubwira ati ni njye nzira no kuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yego, rekeraho. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ijambo ry'Imana muri Yohana 14:6 riratubwiye ngo ni njye nzira y'ukuri N'ubugingo. ndetse n'ubugingo, ntawe ujya kwa data Ntamujyanye. bivuga ngo kujya mu ijuru udaciye kuri Kristo waba ujya ahandi hantu hatari mu ijuru. Bibliquement parlant, niba twumvise neza icyo cyanditswe. Hari ibintu maze iminsi mbona bikantera ubwoba ndetse n'agahinda, ko amadini avuga ibya Kristo ari menshi ndetse cyane, ko yiyongera buri kanya, ko ababatizwa bakomeje kuba benshi, ishyaka n'umuhate w'ibiterane no kubaka insengero bikaba bigwiriye. Biri guturuka ku kingo ntihaboneke umusaruro w'ubwinshi bw'abakristo. Kuki uko abantu bakomeza kuza mu nsengero umuvuduko w'ibyaha utagabanuka? Ibyo ngibyo ndi kubivuga nkanjye ntagawe na Paulo, ni personal analytic. Ubu ngubu abakristo dufite muri Afurika ni benshi cyane, Yego. kuruta n'i Burayi no muri Amerika n'ahandi hose. Burayi ho ntiwavuga insengero barazifunze. Kuko aho hose turi kuvuga i Burayi no muri Amerika insengero zirafunze. Ukibaza Afurika kigwiza abakristo ku bwinshi buri munsi, kubera iki tutabona umusaruro w'ubwo butumwa bwiza buvugwa ngo tubone n'igipimo cy'ibyaha kigabanutse ku rwego rushimishije? Kuko umuntu wemeye guhindukira akaba umukristo, isi ikwiye koroherwamo, n'inga inzego za politike zikagira akazi gake, kubera ko twungutse abantu benshi baretse inzira y'icyaha. Buriya impamvu inzego za politike zigira utuzi twinshi harimo nuko ikiremwa muntu cyaraniranye, Yego. harimo n'ibyaha. Buriya ribu yabayeho kubera abantu n'abanyabyaha. Bivuga ngo uyu musaruro w'uko amadini ya gikristo yiyongera mu Rwanda, uburyo kiyongera bari bakwiye kuba bameze nk'abari kubwira ribu ngo muracyakora iki? Sinzi muri kunyumva. None ribi nibwo ifite Ko akazi kanyu turi kugakora, muracyakora. abanyabyaha twaba bafatiye abantu bose bahindutse abakristo, kandi umukristo ntakora icyaha, ntakosa, ntajya muri ribu buri kanya. Bari bakwiye kuba babwira ribu ngo murabura iki ngo mufunge amaofisi yanyu ko abantu bose bari gukizwa. None ahubwo uko birunda mu nsengero bavuga ko bakizwa, niko ribu iri gufungura amaofisi hirya no hino y'akazi. Niko sitasiyo za ribu ziyongera. Niko sitasiyo za ribu ziyongera. So ibi ndi kubivuga ndi hano mu Rwanda, ibyo muri Kongo simbizi, ibyo mu Burundi simbizi, ibyo muri Tanzania simbizi, ibyo muri Kenya simbizi, ibyo muri East Africa simbizi. Ndi kuvuga iby'iwacu. Hakaba harimo noneho ubu bushakashatsi bumeze gutya, ariko Bibiliya ishobora kuza kudufashamo tukabona igisubizo cy'iki kibazo. Inkomoko yo kudahuza kw'amadini vahe kandi bavuga ko bajya mu ijuru rimwe? Ntawe uri kujya mu rya Kamonyi,
bose bavuga ko bajya muri wenda undi ngaba afite irindi ajyamo. Niba twatura tukavuga ko twese turi kujya mu ijuru, intego zacu n'imyitwarire ntibyagakwiye gusa. Yesu ni umuhanga, yaravuze ngo ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atari njye ugize ute umujyanye. Niba Yesu yaratanze umurongo na dogitirire dukwiye kuba dukoreraho, byatewe n'iki ngo abantu bigabanyemo amashami n'amabranche atandukanye mu by'uko kwemera n'ubwo bwami? Dore icyabiteye cya mbere. Amadini menshi yitiranyije agakiza na disipurine. agakiza na discipline. Yego, they are two different things. Niba njya mu ivugabutumwa nambaye ipantaro, kuba ndi mu rugendo rumwe nambaye ipantaro n'undi muvugabutumwa wambaye ikabutura, ntabwo ari identite yo kwemeza ko umwe muri twe atari umuvugabutumwa. Kuba ndatwara ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko ubutwara, oh my God. Kuba ntajyana ubutumwa bwa Yesu Kristo uko wowe ubujyana, ni ukugenda wisize, ni ukugenda usa, ni ukugenda wambaye. Si ikimenyetso gikomeye cyerekana ko umwe muri twe adafite ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Buri gihugu n'umuco wacyo, buri bwoko n'imyitwarire yabwo. None esheki yabayeho ikomeye. Abantu benshi bahamagawe kubwiriza ubutumwa bwiza mu bihe bitambutse ndetse n'ibiriho ubu, ni bamwe na bamwe, si bose. Nubona umuntu ahawe mikorofone agiye kuvuga iby'ubwami bw'Imana, ukumva ahereye kuri discipline, kuki? Kuri discipline. Uzamenye ko ari intumwa ya Satani. Yego. Nubona ahagurutse kwigisha, bamuha umwanya kuvuga Yesu, ukumva ahereye kuri discipline, uzamenye ko aje kwamamaza aje kwamamaza uko yitwara, ntabwo aje kwamamaza uko yemera. Abantu bari kubyumva. Nubona umuntu ahawe umwanya wo kuvuga, ukumva aratangiye ariko tangiye kunyuza amaso n'intoki mu bakristo, ngo wowe usutyo what? Tiwageze hano ute? Kandi bari mu rusengero. Tangiye gutunga abantu urutoki, abwira abadiyakoni atari kuri muntu, uriya mugore wambaye ipantaro yinjiye mu rusengero gute mumureba? What is this? Uriya mugore w'amaherena bitebye ahingutse hano ute? Abadiyakoni yabaciye mu maso ute? Atangira ngo twebwe ngo iwacu tubigenza utya, sibyo? Iwabo twambara utya, dusokoza utya, tuvuga utya. Abadasokoza nkatwe, uzi ko hari abantu bashobora kuzahura n'abandi mu ijuru bakikanga, ese nawe waje burya wahageze ute? Ariko n'ubundi burya ngo mu ijuru tuzatungurwa. Hari ibintu nka 3 cyangwa 2 bizatungura abantu mu ijuru. Icyambere hari igihe uzatungurwa nuko uhisanze. Ndigezemo. Ujye uvuga ati ndi hano hantu.
Ndigezemo. Doge icyo ni cyo cya mbere. Ndi hano hantu uti. Kabiri, tuzatungurwa no kubona abo tudakeka ko barigeramo baririmo bariyo turi kumwe. Kivuga utize naka birashoboka. Arinjiye. Yaciye Petero yamuretse arinjiye. Yaciye he ageze hano gute. Gatatu kanababaje. Tuzatungurwa no kubura abo twari twizeye. Apotre wacu ntawe uhari, bo bagombaga kuba bariyo. Icyo kintu kizadutungura. Kubura abo twari twizeye ko ari bo bagombaga kuba bariyo. None ibyo nabyo bizatungura abantu. So tukiri hano ku isi, hehe ku isi, nta kapasite, nta bushobozi, nta n'ububasha dufite bwo guha abantu ijuru cyangwa kuri bima, kubera ko umuntu wese ugihumeka umwuka w'abazima aba ari umukandida w'ijuru na gihenomu. Yego, uko ni ukuri. Niba ngibi tuvuga ku bantu bapfuye tubasezerera mu nsengero, ni umuhango w'idini udafite icyo utwaye ariko ntacyo ufasha ugiye. cyokora waba igihe cyiza cyo kwigisha abasigaye. Ni igihe cyiza cyo kwigisha abasigaye, ahubwo none ikintu kibaje giteye n'agahinda ni uko buri gihe inkuru z'urupfu zitajya zigira icyo zigisha abasigaye. Kubasezeraho ni byiza, bifasha abasigaye mu buryo bw'amarangamutima. Naho amasengesho no kubasengera cyane, nta masengesho namwe dushobora gusengera umuntu wapfuye ngo ahindure pozisiyo y'urugendo afite ngo nuko twasigaye tumwigingira Imana. Amagambo meza tuvugira ku gituro cy'abapfuye, amagambo meza tuvugira kumva turi gushyira indabo kuri ba nyakwigendera bacu, bigirira umumaro twebwe turi kubikora, ariko ntacyo bishobora gusaidiya umuntu uri kugenda, kuko iyo umuntu apfuye aba arangije byose. Abizera muri purgatori ni biki? Bizera ko se hano roho ziba zitegereje kurya mushobora kuzisabira. Oya. Bigira icyo bifasha abo bari kubikora. Nabwo icyo bibafasha no buryo bwo mu marangamutima. Ariko ntacyo bimarira uwagiye. Iyo umuntu yapfuye aba yarangije byose, aba yinjiye ahantu we n'Imana gusa. Nta yindi interivasiyo y'umwana w'umuntu ashobora kugira ku muntu wapfuye. Ni ukuri uko ni ukuri. Ibitubagitse gutyo byaba biterwa n'impamvu bwite z'idini, nk'uko amadini atandukanye, ari nacyo kintu ndi kuganiraho muri iki kiganiro cyanjye. So rero ikintu cya mbere gitera biriya, twarimo twipoza ikibazo hano ku cy'abanyamadini bakomeje kugaragaza nk'abadahuza. Yego, kandi inzira bavuga ko barimo ari imwe ariyo kujya mu ijuru. Usanga umuntu yagiye gusengera kwa runaka, yagaruka mu idini bakamushyira ku ruhande. Kumva intera agahinda iyo umukristo wagiye gusenga gusa, adahawe na mikorofone ngo avuge, noneho ngo hari amakamera, umushumba w'itorero rimwe rindi ritari iryo, ari ibyo kuri kamera, abona mu bakristo bagiye guteranira ahandi hatari mu rusengero rwe, bagarutse arabatenga. Abona mu bakristo bitwa arabatenga, aravuga ati kuki mwagiye gusengera hari mwari mwayobye gute? Yego ko Mana yanjye, ibi bintu nimba Yesu adatabaye biraza kutugeza kuki mwagiye gusengera hariya? Kandi nyine ari ugusenga. Ninde wabahaye uburenganzira bwo kujya gusengera hariya? Tumuye muhagaritse kurya igaburo. What is this? Uyu muhate ni bwoko ki? Iri cyaka ni bwoko ki? Mwene so ari gukora umurimo w'Imana hariya, nawe uri kuwukora. N'undi ari mu majyaruguru, undi ari mu majyepfo, undi ari burasirazuba, undi ari burengerazuba. Aho kwishimira ko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugiye kugera kure, kubera ko mwatatanye buri wese agaca iburyo undi agaca ibumoso.
none kubera ko ushaka guhindura abakristo ingaruzwa muheto niko babyita. Hariya kiriya kintu nanditse ni ikintu kiremereye ntangiye no kukinjiramo, yego ngo abari abakristo mu nsengero zimwe na zimwe ubu bahindutse abakiriya mu buryo butaziguye. Ibyo byaturutse ku ikosa ryabayeho ryo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo abantu badafite intego y'uko abantu bahinduka abakristo, ahubwo bafite intego y'uko abantu bahinduka abayoboke kuruta kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Ibyo bituma abantu bakura biga ijambo ry'Imana nabi uko ritari. Wafata nabi ugiye kwigisha ijambo ry'Imana ukigisha ushingiye kuri discipline itorero ryanyu mwasizeho, ariko ntushingiye kuri doctrine n'impamvu y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ahubwo wajya kwigisha abantu ugafata isaha amasaha abiri uri imbere abantu uri kubigisha uko bakwiye kwambara, uko bakwiye gusokoza. Ubwo uruvuga ngo abatambara nkamwe ntabwo muri kujyana mu ijuru. Yego, abataragize amatwi uko mushaka ntabwo ari abagenzi bajya mu ijuru. Ku gitsina gore ubwo abambara ipantaro kandi mu mwaraziciye mutazambara ntabwo ari abagenzi mujyana mu ijuru. Ibyo byateje ikibazo cy'uko abantu batigeze biga ijambo ry'Imana neza ngo barinywe nk'umutsima ugomba kubatunga, bararika umwuka wera w'Imana azature muri bo. Biteza ikibazo cy'uko abakristo bakonze discipline y'amatorero yabo ko bayibatoje, ariko ntibabatoza guhinduka abakristo bahindutse mu mvugo no mu ngiro. Kuko umuntu ufite Kristo muri we, umwuka wera muri we, umwuka wera amwigisha ibyo umushumba atamwigisha. yego Umwuka wera amusobanurira ibyo Yesu atigeze anasobanura kiri ku isi, kuko yaravuze ngo umwuka azaza kuri mwe kandi azabafasha, azabaha gukora n'ibiruta ibyo nakoze, azabasobanura n'ibyo ntababwiye. Amatorero akwiye gufata initiative yo kwigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bagatoza abakristo kubatizwa mu mwuka wera bakareka umwuka w'Imana akayobora, kuko umuntu uri mu mwuka w'Imana ntabikigande. Nibi byose bavuga uyu yasengeye yahawe yagize gutya, baba bafite ishyaka ryo kuvuga ngo araducitse, yatangaga amaturo n'icyacumi cyinshi none baramutujyanye. Niba umukristo yicaye mu rusengero rwawe akaba atari gushima vision n'umurongo wasizeho, laissez passer, mureka ajya ahantu ari comfortable, yumva yisanzuriye, yumva abohokeye gukorera Imana, kuko ashobora kuba yarakugenzuye akabona nturi mu ntego z'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Wibabazwa nuko umukristo yagiye, kuko ntabwo yagiye kwa Satani. Ufata no bashaka kuvuga bivuge vuga sema wibabazwa nuko umukristo yavuye mu rusengero rwawe, kuko iyo ntabwo ari company washinze ku buryo urokirita abakozi ngo nibavamo wenda urabima kontra. Turi ingingo za Kristo, bamwe twahamagariwe gucuranga, abandi duhamagarirwa kuririmba, abandi duhamagarirwa kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, tuba evangeliste, abandi duhamagarirwa nk'intumwa, abandi duhamagarwa nk'ababishop, abandi bahamagarwa nk'abapasiteri, abandi duhamagarwa nk'abahanuzi. Kuba ndi umuhanuzi si igikoresho gikandamiza pasiteri wanjye ngo nuko adafite impano yo guhanura, ubwo turi ingingo za Kristo dukwiye kuba twuzuzanya. Pasiteri araza yigisha uko umuntu yakuzura umwuka wera, nimara kuwuzuza umwuka wera arampa impano yo guhanura, nawe aguha iyo kwigisha. Ntabwo ari igihe cyiza cyo guterana amagambo no kurwanyana ngo nuko tudahuje impano. Ntiduhuje impano, ariko duhuje intego y'urugendo n'utanga izo mpano. Ibi ngibi hari igihe ugera mu rusengero ugasanga hari igice cy'abantu bigometse kubera ko bafite umuhamagaro runaka, ugasanga umuntu n'umuhanuzi ukomeye ntabwo akorwaho mu itorero, yigize kibamba, arashaka gusumba n'umushumba, arashaka gusumba apotre we. Impossible, ntibishoboka. Ntabwo umuhanuzi ashobora gusumba pasiteri mu mavuta ngo nuko ari umuhanuzi pasiteri atari we. Bamwe ugasanga ngo ni abaririmbyi ku giti cyabo, babyise n'amazina meza, ati turirimba ku giti cyacu, ugasanga koko no mu rusengero akora ku giti cye. Ni mudakorwaho mu rusengero, akora ibyo yishakira, akirirwa regapanga n'ingendo itorero ritazi. Umushumba watazi gahunda ze, umushumba akwiye kuba azi gahunda ze, kuko niwe umushumye, niwe umureberera. Ukabona nta discipline bafite. Nidutekereze ukuntu twahindura inyigisho.
ntidutekereze ukuntu twabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, maze niturangiza tureke umurimo wa Mwuka Wera ukorwe, Umwuka w'Imana akora umurimo. Umuntu ufite Umwuka Wera ntabwo yigira ikinani, ntabwo mutungira urutoki ngo uko akwiye kwambara gwiki. Umwuka Wera abuza amahoro, kuko umwana w'ubugingo ntabwo Umwuka Wera ashobora kwemera uwo muntu yitwara uko ashaka. Pawulo yabivuze neza ngo ntabwo tukiri abacu ngo twigenge, ubu twapfanye na Kristo kandi tuzukana nawe, duhinduka imbata za Kristo. Nta zindi mbaraga. N'impamvu mubona abakristo babananira mwabashumba, nuko mwashatse kubagira abakristo banyu, mutashatse kubahindura abakristo ba Kristo. Aka karumvikanye suba. Mwashatse ko baba abakristo bagenda uko mwe mushaka, ahubwo ntimwigeze mubacura ngo bagenda uko ijambo ry'Imana rishaka. Mwigishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo muvuga ko aribwo muri kwigisha, kumbe muri kwigisha discipline mutabizi. Dogitrine murayita murayibagirwa. None umukristo mw'itorero runaka ngo ikimukubwira nuko yambara. Ubwo iyo muhuye yambaye utyo avuga ati uyu nguyu nuwahangaha. No, iyi nesheki. Hari naho ujya ngo bakongera bakubatiza. Iyi nesheki. Urahazi? Umukristo mwiza nyakuri tumubwirwa nuko asa na Kristo, avuga nkuko Kristo yavugaga, agenda nkuko Kristo yagendaga, yitwara nkuko Kristo yitwaraga, aganira nkuko Kristo yaganiraga. Ntabwo tumubwirwa nuko yambaye, kuko bamwe bagize ngo mu myambaro no habitsa gakiza, cyangwa uko twitwara. Bamwe bapfumuye amatwi, abandi batayapfumuye, abandi bafite imisatsi igwiriye, abandi bafite natireri. Bituma tubyibeshya aho twabirebesha amaso y'umubiri kubera kugorwa na discipline. Twajya tubona umuntu uko ameze neza ari natireri, yambaye amajipo, yambaye ingutiya zigera ku birenge, nkatarika kakana n'akarokore koko. Kandi wenda ibyo bigutiya bye birirwa babyeyura muri ruhurura. Kubera iki? Bamwigishije uko yambara, ariko ntibamwigisha uko umukristo agenda. Ntibamwigisha uko umukristo agenda, ngo bamwigishe n'ukuntu yakwinginga Imana mu Mwuka Wera. Kuko Umwuka Wera ari ku rwego akubwira ikanzu ugomba gusohoka mu rugo wambaye pasiteri atiriwe abikubwira. Umwuka Wera ari ku rwego rwo kukubuza gupfumura amatwi, nimba abona ko gupfumura amatwi ari inkomyi y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Oh my God. Umwuka Wera ukubuza n'ibiryo, kukubwira ati mwana wanjye biriya abandi barabyemera ariko wowe ntiwemerewe gufataho. Ariko hari amadini amwe namwe uvuga ngo we bana, kurya ihene ni icyaha, kurya ingurube byo ni haramu, ni ikizira. Izi ntambara turwana twiruka inyuma y'abantu ngo bari gukora ibidakorwa. Aka kari akazi k'Umwuka Wera, ndetse twamuhawe nk'umufasha. Niyo mpamvu yitwa Umwuka Wera, yitwa umufasha. Iyaba ari we abantu bigishije abandi imbere, ntabwo amatorero amwe namwe abavunika ku rwego nk'urwo avunikaho uyu munsi. But bemera kwihanganira izo mbaraga zo kuvunika, kuko nabo ntibakigisha abantu bashaka ko bahinduka abakristo ba Kristo, ubwo barashaka ko bahinduka abayoboke, kubera ko mu madini naho amwe namwe hajemo spirit of capitalism, umwuka wo kwikunda, kugira umubare mwinshi w'abateranira iwawe bingana n'amafaranga menshi, kuko people economy. Exactly. In economy kugwiza abantu bingana no kugwiza ibintu. Insengero zimwe zikicaramwe abantu ku ruhimbi bakora ibyaha n'abashumba babizi, ariko bakabareka bagakomeza kuririmba, bakabareka bagakomeza kuvuga ubutumwa bwiza babeshya. Umuntu akagara imbere y'iteraniro aribeshya n'umushumba biza ari shuwa, ariko akavuga ati ndahera he muhagarika ari we wujuje iki gisenge cy'urusengero, ndahera he muhagarika ku mirimo y'itorero ari we waguze ibi byuma bya korari. What is this? Ibyari indamu yanjye nabihinduye igihombo. Ariko rero abapasiteri turabarenganya kubwo gukunda Kristo. Hano ku Ruyenzi hari umuntu wigeze kuduha story kandi y'ukuri. Urumva pasiteri yahagaritse umukristo. Umukristo uzi ikintu yakoze, yaragiye azana
aka kamodoka gatoya atera ku muryango w'urusengero abwira abakarani ati ziriya bafure muterure ziriya mixeri zose muterure mupakire muri iyi modoka. Pasiteri abona biramucanze, abona bari gupakira ibyuma, araza avuga ati rega buriya byari ibyo yarabiguze, waraguze ibikoresho byose byo mu rusengero. Bamuhagaritse rero araza avuga ati reka ntwari imari yanjye. Yego, biba ngombwa ko pasiteri ajya kwigisha ati burya rega nta badiyakoni babiteye, ngwino tubiganeho turebe ukuntu ikibazo twagikemura. Oya, twagikemura, ngwino turebe ukuntu ibintu byo kuguhagarika n'ubundi niba ari abana bari babizi, ariko njye sinabyumvaga neza. Ariko fete atansiyo, hari ikindi kintu ugomba kwibuka ukiri kuri iyo ngingo. Wibuke ko yaba nta murimo n'umwe afite yakoze mu rusengero, bari kumubwira tohoha cyane. Icyo nacyo ukizirikane, bari kumubwira ngo genda ugiye ujya, ahubwo n'uzagusura tuzamutenga. bari kumuca, uri kumva, n'uzagusura tuzamutenga. Ahubwo urakoze cyane, ahubwo wenda kumva uje gushimangira ibyo ndi kwigisha, ahubwo vode wowe nuko utabizi uri kunyubaka. Urumva ko imirimo ye, urumva nyine n'ubundi ntatunga mu byo imirimo ye imbere y'uwo mushumba yaramuvugiye ku buryo ibyaha rwe bitwikirwa. Kandi Bibiliya iravuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibicumuro bye maze ibyaha bye bigatwikirwa. Ntabwo rero dutwikirisha ibyaha byacu imirimo twakoreye mu isi, tubitwikirisha imbabazi z'Imana. Tumureke ibi bikoresho yaguriye urusengero bipakira bijyane, nuko rwose nabijyane, aho kugira ngo bihinduke igikoresho cyangwa inkomyi y'ubutumwa bwiza. Kuko urumva kuri iyo story uri kuvuga aka kanya, nta pasiteri nta n'umukristo, ahubwo pasiteri bari bakwiye kujyana n'ibyo byuma bose bakigendera, kuko iryo torero nta mushumba warisigayemo muzima. Kuko ngo hari ukuntu abana bo mu rusengero rwose yari yarabamereye nabi, bimaze kurenga umurongo, baravuga batereka tumushyize ku ruhande, tumushyize ku ruhande. Umenya ayo makuru ko hari umuntu, hari ikirura kiri mu ntama, uri umushumba, mufashe umwanzuro wo gutenga umuntu, kuko no gutenga umuntu burya na Bibiliya irabyemera. Kuba mwakira umuntu ku ruhande yarananiranye, yaragiriwe inama akigishwa akananirana. Uretse ko amadini amwe namwe abikora nabi ibyo gutenga, usanga hari ababikora bahubutse cyangwa bagahutiraho, kuko aho bitari gukorwa neza, gutenga umukristo ni bumwe mu buryo bwo guha Satani pasi cyangwa gusunikira umuntu mu maboko ya Satani. Hari abanyamadini cyangwa abashumba badafite skills, badafite ubumenyi bw'ukuntu bakora ibyo bintu, ugasanga bahutiyeho, bagaritse umuntu mu mirimo y'itorero, barasunitse, baratenze. Burya bameze nk'abari kubwira Satani ati turakwihereye, dore nawe fata uwo munyago. Hari igihe rimwe na rimwe rero babikora mu bujiji batabizi, ariko ubundi hari inama Bibiliya itanga ku muntu uri kwitwara nabi mu rusengero, uburyo abanza gusurwa, bakaganirizwa n'abakuru b'itorero, akigishwa, yarangiza kwigishwa bakamuzana imbere y'abatambyi bakamuhugura, yarangiza bakamushyira imbere y'itorero bakamuhugura, yarangiza babona yanze kumva. Urumva ni nka etape nk'eshanu, urumva baba baranyuze, baba baramugoragoje. Naho hari abahera muri first impression, ngo kuko babonye umuntu mu kibi bagahita bakubitiraho n'intege nke ze yifitiye, bagahita ko bamujugunyira amaboko ya Satani. Ikintu cyo gutenga rero nacyo, iyo ugize ibyago ukaba uyoborwa n'umushumba mubi, hari n'ukuntu umuntu ashobora kugutenga ku giti cye, nta cyaha ufite ku Mana, ahubwo ufite icyaha kuri we, kuko uri gukora ibintu adashaka cyangwa adakunda. Uri kumva ikintu nshatse kukubwira? Ushobora kuba uri gukora ikintu umuntu adakunda, cyangwa umushumba w'umuyobozi wenda akavuga ati ariko uriya mukobwa ntabwo nshaka ko agendana n'uriya musore. Ejo ukumva araguhamagaye ngo twagutenze kuko ngo ugendana n'umusore udakijijwe. Akaba ari ibintu bitagize icyaha ku Mana, ubwo bigize icyaha ku mushumba ku giti cye, kuko uri gukora ibintu we adashaka muri karagiteri ye. None akagukubitisha ubutware n'ububasha afite, nta n'icyaha ufite, akagushyira inyuma y'itorero. Ibyo nabyo biterwa n'ubujiji no kudasobanukirwa neza ijambo ry'Imana, cyangwa bikaba byaterwa n'ubugome bw'umuntu ku giti cye, agakora ibintu atabikoze ku bwa Kristo, ubwo akabikora mu nyungu ze bwite kubera ubugome afite. Icyo nacyo si cyo tugendereye muri iki kiganiro, ubwo turi kuvuga ku icyo kintu cy'ukuntu abakristo bamwe bahinduriwe izina, ubu ngubu bitwa abakiriya.
umukristo yabaye boro evide evode umukristo ubu ni boro rwose. hari n'ababagura bati ku cyumweru nuzana abakristo 5 gitanu cyaho uzagitaha cyane rwose ngo batuzanira batahubwo shana abantu bandangira ntanga ngurisha urabafite ucuruza se? No, I'm joking. Hano nteye blague. Nangize ngo usigaye ucuruza abakristo. Hano nteye blague ariko dufite abantu b'abakomisiyoneri abakristo rwose ku buryo avuga ati hari umukristo nabonye muri Zion mwana tinda gukubita 300 nk'umukonvenka akajya asengera ugatangira akabona atangiye gushyira abakomisiyoneri b'abahanuzi ababwira ati toro rimo Imana ntiri gushakamo ni gute Imana itashaka mu itora ariko ryitwa irya Kristo Imana ije kwirwanya Imana ije kwivuguruza kuba ndi gusengera muri Zion Imana irashaka muri ADPR kuba ndi gusengera muri ADPR bakantuma ngo Imana iri kugushaka muri Zion ko turi ingingo za Kristo ingingo zigiye kwicagagura mu bice bingahe ni ikibazo cya kapitalism iri mu madini amwe namwe abantu benshi bafasha abakristo babahindura bakiriho kugira ngo babahindura abayoboke ba Yesu babahindure abigishwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bihita bitera ikibazo none ibyaha biriyongera buri munsi kandi abantu basenga buri munsi n'amateraniro arushaho kuba menshi ku isi ni ikibazo cy'uko abantu batigeze bigishwa ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo babigisha Kristo ubwo abantu bigishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bashaka kubahindura abayoboke babo kuruta kuba abayoboke b'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo none akazi kagakozwe n'umwuka wera kirirwa kavuna abapasiteri kubera izo ereri zabayeho abantu bakwiye kubahana no kwemerera niba tuvuga ko tujya mu ijuru twese dukwiye kuba dufite amahame tugenga ari general common ashingiye ku ijambo ry'Imana cyangwa kuyakurikiza arahari nuko twanze kuyakurikiza ubwo dukurikiza y'abashumba n'abapasiteri batwigishije ku bw'inyungu z'amadini none umukristo arahura n'undi wamukora mu kiganza aturaho mwene dati yagahita areba ukuntu wambaye ati ngo mwene nde uri mwene data acinara Yesu guti kwacinara Yesu ntabwo ngendana n'abanyamahanga mwana ngo kuko atambaye igitambaro wacyambaye kuko bahuye adefirije watadefirije ngo ibyo bibiciye identite muri Kristo Yesu ngo si bene data kubera ko bamwigishije ko umukristo mwiza atadefiriza atambara amaherena undi ageze ahandi baravuga ati twebwe ushobora kuza ugaterana wambaye amaherena wambaye n'ipantaro uri umugore ushobora kuza wo gusenga wadefirije wasutse twebwe nta kintu bidutwaye none buri wese ajya ku ruhande rumufavoriza muri discipline apana rumufavoriza kukwemera kwe ubyumva neza biratandukanye ajya ku ruhande rumufavoriza muri discipline ye benshi ikintu bakundira ubwinshi bw'amatorero ntabwo ari uko ntabwo ikintu benshi bakundira amadini n'amatorero bisukamo ntabwo ari uko abafavoriza ku mpamvu zo gukomera mu by'umwuka no kwizera umwami Yesu Kristo ubwo nuko bamwe na bamwe abafavoriza mu ntege nke zabo aborohereza muri discipline kiganiro nkoze banza kitoroshye rata twebwe batubujije gukora ibi rata mwe murabyemera ati yo ibyo nta kibazo ati twe rwose tushatse wajya unagira ariko ntukabye do you understand kubera ko uyu muntu ntabwo ashaka abakristo ari kurebera umukumbi muri business rero twe twize economy tuzi customer care icyo ari cyo nta rusengero rurinjamo bakakwakira na protocol iteye ubwoba ukikanga nta rusengero urabona umushumba yinjira ku gatute bakamuha icyubahiro wowe wicaye mu ntebe akaba ari wowe ugira ubwoba ukibaza ngo Yesu Kristo ubu mu ijuru ari kureba gute ibi bintu biri gukorerwa umwana w'umuntu niba umwana w'umuntu bamwubashye kuri uru rwego ku buryo na kamushwara ko kwiyanaguza icyo yafite umuntu ukagendana ukamuzanira kumutwaza ibitabo na Bibiliya abana kugira ngo umushumba abone ahantu aza gutambuka yajya gusohoka mu modoka bakamukingurira n'abapotokore benshi cyane begezeyo abantu atumwegereyo intumwa y'Imana irinjiye kubaha umuntu cyangwa kubaha umuntu Imana yasize amavuta ntabwo ari ikibazo suko nshaka kubitika cyangwa kubipfobya no kubitesha agaciro
ahubwo uwo muntu muri gukorera ibyo bintu, ese icyo gitinyiro mwahaye umushumba ni nako mutinya ubwami bw'Imana? Ni nako mutinya na Kristo mwigengesera niyo mutwaye ubutumwa bwe? Koko mubigirira protokole nyinshi, mukorera Imana muhinda umushyitsi, muvuga ngo ibintu turimo Imana izabitubaza. Amadini akwiye guhindura politike. Bafite monetary policy, bafite politike monetaire, bameze nk'abubatse ku buryo kumva ko ninjiye mu rusengero rwe hari ibindi bintu areba bitari ubutumwa bwiza, ahita mbara, ahita mviza bati wow, bikemaraje ni umunyamakuru arazwi, ashobora gufasha abantu kubumvisha logique yacu, mwe mufite logique yanyu. Ashobora kudutiza mikrofone tukabona uruvugiro. Nibwo usanga abantu binjiye mu rusengero tukabasumbanisha kuko waje wambaye ikote ryiza uparitse n'imodoka nziza, bakakwereka aho wicara. Wowe wizindukiye mu rusengero wiyambariye uko wambaye, bakaguhagurutsa ndetse no bwizo ntebe kandi wazindutse mu nzu y'Imana, ati va aho ngaho mwana, turiya ashobora kudusigira ituro ryo kubaka. Wewe ugiye kwicara inyuma hari wewe inyuma uzohotse. Evode turaseka ariko birababaje, nubwo duseka ariko umwuka w'Imana ari kurira kubera ibintu bisigaye bikorwa mu nsengero zimwe na zimwe. Biteye ubwoba ndetse n'agahinda kenshi. yego Twimye umwuka wera agaciro ke. Abantu birirwa bigisha amadisipurine y'amatorero yabo kuruta uko bakwigisha doctrine. None byatumye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bumeze nk'ubujyaho umugayo ndetse n'igitutsi, kubera ko abantu batashatse gufata Yesu Kristo ngo abari babanza kubwira abantu, kubera ko abantu batashatse gufata umwuka wera ngo abari wo bashyira imbere, abari ukora akazi ke mu bantu, kuko umwuka wera afite umumaro wo kutwigisha no kuducyaha no kuduhugura. Agakiza ni nk'ikimasa. Ikimasa iyo kigiye kubangurira, siko babivuga, kibangurira rimwe cyangwa kabiri kigatera inda. Iriya nka iyitwite, iyihaka, Imana imbabarire Imana yanjye, iki Kinyarwanda kirankoraho. Iyihaka igenda yigengesereye inkihatse, ntabwo irya n'ibyatsi ibyo ari byo byose ngo nuko n'izindi nka ngenzi zayo zibirya, kubera ko uyu mwana uri mu nda, inyana iri mu nda ibiri gukondisiyona iyo nka ngo ibi byatsi bimpumurira nabi, sinshaka kugira ute ubirisha. Umwuka wera ni nk'umwana, ni nk'umubyeyi utwite umwana uri mu nda. Umwana uri mu nda y'umubyeyi ategeka umubyeyi icyo arya. Ndabeshya? Ategeka umubyeyi icyo akwiye kunywa. Hari ikintu unywa utarakimanura ukakigarura kubera ko umwana yabyanze. Umwana ukubwira ati ndashaka kurya igisheke abandi bari kurya inkoko, uri umubyeyi mu nda akajya gukondisiyona. Umwana ushobora kuvuga ati ndumva nshaka kwihumuriza amase. Ni ukuri ababyeyi bankurikiye barumva ibi bintu cyane. Biologically parlant, umubyeyi ashobora kuba atwite akarara kwihumuriza amase, agatesha n'umugabo w'umutwe ati ndashaka amase, ngo ndashaka amase. n'abarya itaka. Yego, umwana uri mu nda ashobora kugutegeka nyina kurya itaka. Ni nako umukristo yari akwiye kugenda ameze, tukareka guha abashumba n'abapasiteri protokole nyinshi yo kutujira no kudukontora, dore ko batanadushobora umwuka w'Imana adahari. Umukristo akwiye kugenda afite umwana mu nda, ndavuga umwuka wera, ku buryo nasohoka mu nzu agiye kwambara ibitambarwa amukomanga, umwana akamutesha umutwe ati si uko nshaka ko wambara uyu munsi.
si uko abana b'Imana bagenda. si uko abana b'Imana bagenda. Aka ni akazi ka Mwuka Wera kavuna abanyamadini kubera ko bigishije ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nabi. Bigishije abantu disipurine nyinshi uko bakwiye kwitwara, ariko ntibabigisha ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. None byavuyemo politike yo guhindura abantu abakiriya kuruta uko baba abakristo. Ubutumwa bwiza bahusha intego yabwo. Kuko umwana uri mu nda y'umubyeyi umutwite, yego komana, umukristo ufite Umwuka Wera ajya gutekereza kuvuga ijambo ribi, ijambo gusa, ururimi rwe rutaragobodoka ngo rubashe kuvuga. Umwana akamubuza umutekano, akamubwira ati sinshaka ko ibyo bintu bisohoka mu kanwa kawe, ntubivuge. Umukristo ajya kugambirira kugira ahantu ajya. Umubyeyi umwana uri mu nda akamubwira ati simbishaka, icara hano ntabwo hava, ndashaka ko njye nawe twirirwa hano muri saro. Umwana uri mu nda akubuza kujya gusambana atari uko abandi batabikora, akakubwira. Umwuka Wera watashye mu muntu ujya gutinyuka kubikora, ujya gutinyuka kubikora. Umwana akagukomanga uri mu nda, wajya gusambana akubwira ati hoya, ntabwo bikunda, ntibivamo, bingwa nabi, nibigera mu nda birandurira. Ugahita kureka kujyayo kubera umwana ni igikoresho kiyobora umubyeyi utwite, ku buryo iyo ataramubyara aba ari kugendera kuri kondisiyo y'icyo umwana ashaka. Uyu munsi nturya inyama, uyu munsi ntunarya inyama, urya inyama zitukura. Uyu munsi ntushyire inyama y'inkoko mu gifu, simbishaka, ingwa nabi. Nuko umukristo akwiye kugenda. Umwuka w'Imana reka tumuha akazi, dusengera abantu buzura Umwuka Wera, niho bazavamwa abakristo beza bahindutse bagasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro. Ariko ukabona umuntu ukabona nk'umuntu nk'urusengero ruciye umuntu, wenda babonye ngo ari gusoroma amatunda ku muhanda ku giti kitari iki wenda cya leta cyangwa ku giti kiri private, bamuhoye ko ari gusoroma amatunda kubera ko nta Mwuka w'Imana uri inyuma y'ibyo bintu. Kumbe umuntu akaba afite ibindi byaha yatengerwa bikomeye, biraremereye ahubwo bitaramenyekana. Kubera ko ari umutenga, ari utengwa, bose ni kimwe, ashobora kuba ari ba mihango y'idini. Umwuka w'Imana haratanga n'ubwoko bwo guhishurirwa, ariko Umwuka w'Imana hatari, abantu bigira ubwigenge. Yego, asoje cyane rwose. Bike ndasoje. Abanyamadini ntubabwira? Ndababwira nanjye nibwira. Tanga inama ku bakristo rero babaye abantuza. Bakristo bene data mukuri iki kiganiro cya BKM, ndagira ngo mbibutse ko Yesu Kristo ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, nta yindi nzira twashyiriweho. Ureba umuntu uri kugushuka no kugushyeshyenga no kugukurira ngo usengere iwe uyu munsi, urebe ko adashaka kwihindura nka Kristo, agashaka ko ari we ukubera inzira kandi waramenye inzira y'ukuri. Wowe ubaha Imana, usenge, witoze kugenda nk'uko Kristo yagendaga, witoze kuvuga nk'uko Kristo yavugaga, uhinduke mu mvugo ndetse no mu ngiro. Ukubonye akubone kuri umukristo, si ngombwa ko tubigira itangazo ngo tugende tubiririmba tunabivuga, kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo iyo ubwambaye usa nabwo. Aho kandagiye, naho uvugiye, naho utuye mu gipangu, ni abahamya bo kwemeza kuri wa Kristo wamaze guhinduka kuruta uko ubyivugira ku maradiyo no ku mateleviziyo, kuko ubukristo ntibuvugwa ahubwo burakorwa. Mureke duhinduka abakristo ba nyabo, muva mu matiku no mu manyanga no kuba kapitalisme no kurwanira abakristo nk'abarwanira abakiriya. Umuntu wese asengera ahantu yumva ari comfortable, ariko nabwo mumenye ko hari abantu bitirirwa amazina y'Imana bitwa pasiteri, batahamagawe bafite intego y'ubutumwa bwiza, bafite ibindi bintu bashaka mu bantu bitari ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abo nabo mukwiye gusaba Umwuka w'Imana akabahishura kugira ngo nabwo mutayobywa. Ntabwo ari byiza kusengera ahantu hose, kuko ahantu hose bavuga Kristo suko aba ari abakristo. Hari n'ibirura byihishe mu ntama. Dukwiye kugira ubwenge no kugenzura, kuko tugeze mu gihe cy'iminsi y'imperuka Paulo yasize avuze. Turi mu gihe cy'ubuhenebere ndetse bukabije. Mube maso kandi ntimuyobywe. Murakoze. Bigana byacu byo nakagaruka. Shalom, shalom. Shalom.